cyane twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko data kitubonereza aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abanyahirwe. Shukuru TV Official dutangiye dushimira Mugabekazi Mbabazi Dorcas uri kuduherekeza muri ino ndirimbo nziza tugiye kuganiraho. Uyu ni umuririmbyi wo muri Chorale Jubilant Singers, nawe ubwe ku giti cye akaba aririmba anabikunda cyane. Byagera ku ndirimbo za 350 cyangwa se indirimbo zo guhimbaza Imana zo mu gitabo bikaba karusho. Iyi ndirimbo yasubiyemo cyangwa se cover ni indirimbo ya 50. Hari umuvandimwe watwandikiye ngo tuzayiganireho tuyisesengure, amenye uwayanditse, amenye uwayicuranze. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Nge wabikwegeranyirije kandi ugiye kubikugezaho nitwa Tuyisabe Nelson. Aho ugiye kubikurikira ni kuri Shukuru TV Official. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora yikore, ujye ubona byinshi byiza tugutegurira kandi tukugezaho. Itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa karindwi rigira indirimbo nyinshi kandi nziza, by'umwihariko rikagira igitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Iki gitabo kigizwe n'indirimbo 350. Zose ni nziza cyane kandi zifite amateka akomeye. Nk'uko hari uwatwandikiye mu cyumweru cyashize ko twazaganira ku ndirimbo ya 50 muri izo 350 zigize icyo gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, nkundira kuri no munsi tuze kuba ariyo tuganiraho. Ni indirimbo yitwa Hari Igihugu Cyiza Cyane. Ni indirimbo ya 50. Ifite amateka menshi, ariko nkundira nkubwire tumwe mu tuntu tw'ingenzi wayimenyaho duke naguteguriye. Hari kuwa 18 Gashyantare mu 1819 nibwo havutse umwana w'umuhungu, maze ahabwa amazina ariyo Joseph Philbrick Webster. Hari mu gace ka Manchester. Uyu mwana akiri muto yagaragazaga impano idasanzwe yo kuririmba, maze bituma ajya kwiga umuziki aho yawize hafi imyaka 4. Ku rundi ruhande, kuwa 21 Kamena w'1836 nibwo havutse uwitwa Samford Fillmore Benedy. Uyu yavukiye mu gace ka Eden, ni muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhungu yize amashuri menshi cyane yiganjemo iby'ubuganga, ndetse yaje no kubaho umusirikare. Yaje kurwara indwara yitwa bronchitis, bituma atabasha kuririmba gusa. Si byamuciye intege, yahise ajya mu byo guhimba indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, dore ko bivugwa ko ashobora kuba yarahimbye amanota y'indirimbo hafi 900 kuzamuka. Mu ntambara y'ubutita yahimbye indirimbo nyinshi zijyanye nayo, ndetse ajya no mu mutwe ushinzwe kurinda umutekano mu gace ka Elkoni. Intambara irangiye yikomereje iby'umuziki. Yatangiye mu itsinda ryasusurutsaga agace ka Elkoni, ni naho yahuriye na Benedy twavuze haruguru wari ukiri muto. Joseph kandi yaje gusinzira kuwa 18 Mutarama 1875. Yaramye imyaka 56 gusa, aho yashyinguwe ku gituro cye handitseho aya magambo ngo aheza ni mu ijuru tuzahurirayo. Iyi ndirimbo dukunda turi benshi ifatwa nk'iyandikiwe mu iguriro ry'imiti farumasi nk'uko mubyita mu ndimi z'amahanga,
ubwo Webster yari aje gusura mugenzi we witwa Joseph ariko utameze neza, maze ubwo yagiraga hano muri farumasi yahasanze abandi bakiriya, maze Bennett yandika iyi ndirimbo, ayandika nk'igisigo araza cyumvisa Joseph. Joseph amaze kumva iyi ndirimbo yahise ayicuranga, ayishakira n'ariya manota tuyiririmbiraho, maze bahita bayiririmbana n'aba bakiriya. Ngo ubwo bari barimo bayiririmba, ngo hari undi muntu watambutse arabumva, araza arababwira ati iyi ndirimbo nibwo bwa mbere nyumvise, ni indirimbo nziza cyane kandi izahora iri mu nziza. Ntabwo yabeshye, n'ubu ngubu turacyayikoresha mu itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi, cyane ko nakomeje kubivuga ko ari indirimbo ya 50. Bennett yasinziriye ku wa 11 Kamena umwaka w'1898. Iyo wumvise iyi ndirimbo, ndabizi ukeka ko aho iri kuririmbirwa hari ikiriyo cyangwa se abahari bari gusezeranaho. Iyi ndirimbo yahimbwe na Bennett, icurangwa na Joseph. Iyi ndirimbo ibarwa 4/4, iririmbirwa ku rufunguzo rwa G cyangwa so. Ku isi habaho ibibazo byinshi, ariko Data wa twese niwe uduhumuriza. N'ubundi ngo naheza hisi, aheza ni mu ijuru. Hari igihugu cyiza cyane tuzabamo nituva kuri ino si y'imibabaro. Mwese ni nabyo nabifuriza, mwe mwari mukurikiye indirimbo, kandi nimba munayikunda ndizanashidikanya ko birushijeho, kuko mumenye amavu n'amavuko yayo. Aha wari uri ni kuri Shukuru TV, nge mwari muri kumwe, nitwa Tuyisabe Nelson. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tuzahurirayo bagenzi, tuzasingiza Data cyane ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo rwe n'umugisha yatwungukiye. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi.